utari waramuvuze kugeza uyu munsi wagutumye kwica? 그렇게 일방적인 답변을 umva we mwavoka bikomeza gushuka umutangabuhamya umuyobora umubwira ibyo ari busubize umeze nk'aho ari kumuyobora ngo avuge ibintu umeze nk'uri kubimuteramo umva ubwoba ni uri kubimuteramo 두려워서 그랬습니다. nari mfite ubwoba rati impamvu ntavugaga uwo muntu 피고인을 괴롭겠습니까? wari ufite ubwoba bw'iki? wari ufite ubwoba bw'iki? nari mfite ubwoba bw'imbaraga z'uwo muntu. uwo muntu afite imbaraga zihambaye, afite imbaraga. 권력이 있으면 iyo ufite imbaraga 진실이고 거짓이 ukuri n'ikinyoma 다 감춰지는 거야. ubasha kubipfukirana. nyagasani 그렇다면 이 법정 안에 ese uwo muntu uvuga ufite imbaraga wagutegekaga kwica abantu upfukirana ukuri n'ibinyoma yaba yicaye muri iki cyumba cy'urukiko turimora? 있습니까? yaba yicayemo hano? makwini yamara amaji. uwo muntu yaba yicayemo hano? abanyamakuru barandika. yego uwo muntu yicaye muri uru rukiko. 성에서 umuntu ukomeye cyane muri gisongo w'umunyembaraga 차문수 niwe mucamanza Camundi Suku niwe wantumaga. nyagasani wari uri guca urubanza birangiye bari bamwicanyi. nyagasani we nta muntu bamwe batangiye no gusohoka. yebaba we nyagasani abajya ku matelefone barasohoka. umucamanza wari uri kuruca buri icyo avuga akubita inyundo. disipurine mu rukiko, disipurine. nyagasani we inyundo, disipurine mu rukiko. 그렇지 않으면 퇴정시키거나 구속을 명하겠습니다. 서기들께서는 방금 피고인의 발언 삭제해 주시기 바랍니다. 차문숙 선생님, mucamanza Camundi Suku 살인 교사를 하신 we wategetse ngo bajye kwica umuntu. umwana atangira kumuhata ibibazo. ubundi kirazira umucamanza niwe w'ijambo umwavoka. avoka rero muri ako kanya ahise ahindura noneho uyu nguyu nk'ushinjwe niwe watanze itegeko ngo bajye kwica umuntu. atangiye kumubaza uransubiza? 다시 묻겠습니다. yongera nsubiremo. 차문숙 Camundi Suku umucamanza 살인 교사 niwe watanze itegeko ngo bajye kwica umuntu. 양측 모두 더 이상 신문할 사항이 없다면 nimba nta rundi ruhande rushaka kubaza ibibazo ubuhamya bw'uyu mugore tugiye guhita tubufungira hano. nimba ubushinjacyaha ntacyo bubaza namwe abavoka ntacyo mubaza ubuhamya ngiye kubufungira hano. 피고인 ushinjwa nasubire mu mwanya we. yitwaje imbaraga afite nyine apfukirana ibintu. subira aho wicaye. mbega batesheje agaciro ibyo bari kuvuga byose. 이번 사건과 관련 ukurikije iki kirego uko kimeze 용기를 내 hari umutangabuhamya ufite umutima ukomeye 다른 증인이 있어 waba witeguye kuza hano imbere. 재판장의 자격으로 증인 채택하겠습니다. uwo mutangabuhamya ndaza kumwemera agira icyo avuga. ngo ni go in do niwe ugiye kuza gutanga ubuhamya. go in do avayo aza atanga ubuhamya.